nejo bundi wumvise umwana wavuganye na his excellence, reka duheraho. Eh, Ye nkunda naramwumvise. itiku, urabizi ibintu byanjye byose biba birimo itiku. Ni byiza ubwo ubyivugiye, naramwumvise. Mhm. Mm, hanyuma se ugereranyije n'undi mwana mm, wavugaga ko ngo ari umwana ngo afite imyaka 23, mm. bagereranye bombi, uduha ishusho y'umwana wa nyawe muri bariya. Urumva umwe yavuze ko afite ikibazo cy'impano zirengagijwe Mhm, kubera ko ntacyo yari afite cyo kubikoraho, mhm, mu gihe undi ari gufasha izo mpano zirengagijwe. Ni ukuvuga ngo mhm, ubundi ugereranyije ibibazo bibiri byombi uko byari bimeze, ngira ngo uri kuvuga kuri element, n'undi mwana wavuganye na his excellence akamubwira ko hari abantu bafite ibibazo by'impano impano zirengagijwe, mbega badafite support. mhm, mhm. Element ajya kuvuga we yavuze nk'umuntu uri gutanga motivation, abwira abantu ati ibintu birashoboka iyo umuntu akoze ibintu bicamo. Hanyuma uyu mwana wundi we uze kunyibutsa izina rye, ntabwo ndi kwibuka neza. Gilbert yavuze ko hari impano zirengagijwe kubera ko wenda abashinzwe se kuzireberera, mbega hari ukuntu bitagenda neza. Uyu mwana rero ikibazo cye kirumvikana koko, kuko nibaza ko na element mu gihe impano y'itari yakagaragaye, icyo kibazo ari cyo yari afite. Ni ukuvuga ngo njye ahubwo mbona dukwiye kwiga guha buri kibazo umwanya, tukanareba ukibaza ari mu ntoki. Niba uyu mwana afite ikibazo cy'uko impano zidakurikiranwa, koko ari ahantu impano zidakurikiranwa, ariko uyu munsi umwanya Elle arimo ari gukora jugumira ya Kevin Kade, arimo gukora indirimbo za Kenny Soul. Ni ukuvuga ngo we ari kuba igisubizo kuri icyo kibazo uwo mwana afite ku bandi. ndetse nta bindi bibazo birenze indirimbo za jugumira yari kubaza. Ariko uragira ngo abazi bya concert atajya azikora? Urumva kandi agiye Uganda agapafominga indirimbo imwe amasaha. Diplomate yaravuze ngo ihene irisha mu burebure bw'ikiziriko cyayo. Kuriya niko yarishaga. Ni ukuvuga ngo niba Elle ibyo abona ari ibisubizo, ntagakwiye kuvuga ibibazo. Kandi buriya iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite ibibazo byinshi, ariko harimo n'ibisubizo byinshi. Abanyarwanda bamwe babona ibibazo, abandi bakabona ibisubizo. Niba Elle abona ibisubizo, sinibaza ko cyagakwiye kuba ikibazo kuri wowe kuko ubibona nk'ikibazo. Ahubwo ubwo nawe wagakwiye gufata ibibazo byawe ukabigaragaza nk'ibibazo, ariko ntufate umuntu. Ni nk'ukuntu nawe mfite umuturanyi mubi, nawe turi kuvugana hano nkahita nkwita mubi. ubundi se urankunda? Oya, kugukunda nanone ni ikindi. Urukundo ubu uragira ngo dukundanira kubizanyemo inkundo. Akagwibariza kandi kabazo Melody. 2017 wavuze ko Ben yaguciye amazi, ariko 2021 mwongeye guhuza imishinga. Kuki wowe utavuze? Ndetse kubera covid muza no kujya kuri codingira muri muza kwimura studio muri Onomo, I think niba nibeshye neza, nabwo ntiyakorwa. Ho habaye iki? Nyuma y'uko uwo muhanzi yivugiye ko ari gukina PlayStation, nta kintu uzongera kumuvugaho. Akakaro karagukorogoshoye. Oya, narinzi ko bizamutera ipfunwe ntavuge ko yakinaga mu gihe cy'akazi, ariko mu gihe akibyemera kinabirimo, ibyo bintu twe twarabirenze. Oya, ariko niba atari ibanga yaraje ngasanga indirimbo irimo ibintu bitamuhesha agaciro, yanga kuyiririmbamo 2021. Eka mbishyireho umucyo binarangire, sinzongere kubigarukamo. Urumva umunsi yantumyeho ngo tujye gukora indirimbo, nibwo yakinye PlayStation, ndanakwepa ndabacika ntibamenya ko nagiye. Uwo munsi yaje kunsanga muri studio ndi gukora indi ndirimbo aho muri country muvuga, yasanze ndi kumwe na Riderman. Uwo munsi yari ahari, twavuye ahantu twari turi duhita tujya muri studio, hari nka saa 10 za mu gitondo. Nawe rero arahanyura, ahanyuze iyo ndirimbo yewe ashaka no kuyijyamo. Ashatse kuyijyamo mbirekera Elle, kubera ko icyo gihe ntago nari nkishishikajwe n'ibyo, ko nari ndi mu bindi, ko ngiye buriya sinjya niruka mu bintu kabiri gatatu. Nari naramaze kwancana nyine naragiye. Kandi niba wumva neza 2017 nibwo nagiye muri Coke Studio. Urumva
2018 hari harahiye, nari narakoze za nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza, narakoze za twatoye twatsinze, ndi gukora amatuwa na za kungora. Ni ukuvuga ngo nari ndi busy, nari umuhanzi umeze neza, ntabwo nari ubu. Ahubwo icyo gihe yaraje ubwo na za saa moya zari zarasohotse, urumva yego. rero nari ndi mu bindi, ntabwo ibyo byari bikindaje ishinga. Nabirekeye Elle, sinzi n'ukuntu byarangiye, niyo ndirimbo ntiyabayeho nyine, ntiyarangiye. Yaje kurikodinga muri iyo nomo asanga ntago bigize, ntabwo ariko ibyo ntacyo. sinigeze mpurira nawe muri iyo nomo, hari muri country. Ikindi kibazo nshaka kukwibaza, reka twivugire ku muziki. Wambwiye ikintu wapfuye n'abantu bo muri Elle usubazi bano bakusanya amafaranga. Ejo nari ndi kuvugana na Kenny, ndi kubiganiraho mubaza ku by'amafaranga, ni bamwe muyabona, ambwira ko mwigeze no kugirana ibibazo, nzabaze Bruce. Elle ikusanya amafaranga ariko ntitumenya ahantu ajya. Ni ukuvuga ngo biri no mu bintu bikwiye gusubirwamo, abantu bakamenya neza aba bantu bakusanya amafaranga bayashyira hehe. Hari ibyigeze kuza bavuga ngo barayasaranganya, umuhanzi wakoze n'utarakoze barafata amafaranga bagabanya. Ibyo wenda byari mu gikara, ariko reka tubivugeho. Niba umuntu aje gukemura ikibazo, nibaza ko akwiye kugikemura nyine, ntateze ibindi. Ubwo ibisigaye byazajya mu bikari bikajyana no mu babishinzwe batuyisenge bakadufasha, ibyo nabyo bigakemuka. Okay, reka nigire mu kazi nanjye mve kuri live. Nari nzi ko nakari akazi. Reka aho ngakorera ndahazi. Turashaka kuzagutumira muri risibo radar, ariko amenye ko twafunguye na radio. Ndabizi mamumva. Ugomba kuza muri radar tukabanza tukabutwika. Ntabwo mwabishobora, ariko courage mwana, courage. Icyambere cyo uri kubyumva, ngewe ndi umufana wa mama, turetse n'ibintu byo kunuza n'ibiki byose. Utari umuntu wa danger, reka banze nkutake. Utari umuntu wa danger ntabwo tuba tugufataho umwanya n'ibiki byose. Ibyo ngibyo byo reka mbikubwize mukuri, sibyo? Icya kabiri nuko iyo turi kuvuga ibintu runaka, nuko tuba tubona bakagombye gukoresha udakoresha. Cyase buriya abantu bavuga ati kuki utagura indege, buriya babakonamo ubushobozi bwo wageze kuri level yo kugura indege. Ariko ibyo buriya sinigeze mbizunguriza umutwe n'umunsi umwe. And then ikibazo si wowe n'abana babakuri inyuma, ibyo mbivuga buri munsi. Ubu se waba kuri inyuma njya mbareba? Ngewe abakuri inyuma nibo bagaragara, ngewe bo ntabwo. Abandi inyuma buriya rero ushatse wafunga ijisho ntubarebe nimba umbona. Naho ubundi iyo ikibazo cyanyu gifashe ukakigira rusange, buri uba wandenze, uba wagiye ahatari kuri njye. Abakuri inyuma hari n'igihe baci mu gikari bakakubwira atariko ibi n'ibi, naho wowe nta nubwo ubuzi kiri kujya mbere. So wowe rero nkawe nka Melody, nanjye nicyo ndi kukubwira nyine. Nkawe nka Melody, courage, uri umuntu wa danger, kandi man, umuziki w'u Rwanda ugutezeho ibintu bya ejo. Narabyanditse igihe ujya muri Good Morning America. Umuziki w'u Rwanda man ugutezeho ibintu bya danger, kandi tuzi neza ko tuzakuriraho uko byagenda kose. Naka karayivuga saving, nyamuneka. Ntabwo nyanda saving, ahubwo wowe uploading nyine. Wowe ukande nujya kwendinga live, ukande kuri save, nushaka nyuma y'iminota 10 ndanayikuyeho, ubundi uhita uyisiba, warangiza ngo ugiye mu kazi. none murasetsa. sawa mwana. Fresh asante. Wa mwuzukuru wa Kigufi ari hehe? Ngo ni Godfather. Ngo ngafite akabazo ashaka kumbaza.